bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Yashimira Imana cyane ko ariyo mu rukundo rwayo yemeye gutura rwagati muri twe, none tukaba tuganje muri iyo neza yayo. Shimira Imana ko mu kiliziya nta myanya ya VIP bamo, nta VIP. Ubu none twese tuba dushakisha tureba wese hari imyanya ya VIP nihe tugomba guhanga amaso, kuko ukwiriye uwo mwanya n'umwe wenyine ni Kristo witanzeho igitambo, witangaho igitambo mu isakramento ritagatifu ry'Ukaristiya, aho umugati na divayi bihinduka umubiri n'amaraso bya Kristo. Uwo ni wo mwanya VIP twese dukikije kandi twese turangamiye. Uwo mwanya rero, undi mwanya ukomeye cyane, akaba ari uwo Kristo aza guturamo, uwo tuza guhabwa, umwanya w'umutima wa buri wese uri aha ngaha. Uwo ni wo mwanya VIP Kristo yifuza guturamo. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Birakwiye ko iyo myanya yose itegurwa neza kugira ngo Kristo witambyeho igitambo kandi witambaho igitambo, we aritari umutambyi n'intama y'igitambo, kugira ngo akomeze ature muri twe kandi akomeze atwiyoborere. Mutagatifu Papa Yohani Paul wa II mu nyandiko ye atwibutsa ko kiliziya ikomora ubuzima bwayo mu Ukaristiya kandi ikabeshwaho nayo. Vatikani ya II nayo ikagira iti igitambo cy'Ukaristiya ni isoko n'indunduro y'ubuzima bwa gikristo. Bavandimwe, birakwiye ko twebwe Kristo ko uyu munsi duhimbaza umunsi mukuru w'isakramento ritagatifu, tuzirikana ayo mayobera akomeye n'agaciro k'isakramento ritagatifu mu buzima bwa kiliziya ndetse no mu buzima bwa buri wese. Niho tuvoma imbaraga, niho tuvomera ubukungu bwose dufite, niho tuza tukaruhuka, kandi niwe wenyine niho tuza tugahazwa, bityo imitima yacu ikagubwa neza kubera ko twakiriye Kristo. Bavandimwe, kuva mu ntangiriro umugati washushanyaga ifunguro rimara inzara kandi rigoboka abana b'Imana, rikabongerera imbaraga mu rugendo rwabo. Nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, Aburahamu yakirijwe umugati na divayi kugira ngo yongere agire imbaraga ubwo yaravuye ku rugamba atahukanye intsinzi. Mu ivanjiri kandi twumvishe Yezu Kristo nawe agaburira abantu umugati bakarya bagahaga. Ubwe rero aratwiha kugira ngo turusheho kumuhabwa kandi turusheho kunyurwa. Inzara dufite uyu munsi abakristo, hari inzara dufite idashobora kumarwa n'amafunguro asanzwe. Ibyo ngibyo dukwiye kubimenya ko hari inzara abakristo tugira, abantu bagira, itamarwa n'amafunguro asanzwe, itamarwa n'ubutunzi n'ubukungu. Iyo nzara imarwa n'Imana yonyine ubwayo igihe twakiriye Imana mu buzima bwacu. Nimureke rero twemere kumwakira, twakire Kristo uje muri twe, tumwakire kandi tumwiteguye, kuko ari we funguro nyabuzima kandi ritanga ubugingo buhoraho. Bavandimwe, twibuke neza ko Yezu Kristo yaremye Ukaristiya ku wa kane mutagatifu, cya gihe araye ari budupfire, ngo afata umugati agira ati iki ni umubiri wanjye ubatangiwe, ndetse n'inkongoro ati iyi ni inkongoro y'isezerano rishya rishingiye ku maraso yanjye. Bavandimwe,
aha Kristo Yesu ntago avuga ngo uyu ni umubiri wanjye, aravuga ngo iki ni umubiri wanjye. Aravuga ko uyu ntago avuga ngo ngiye yiyerekeza ngo uyu nguyu, aravuga iki, uyu mugati, iki ni umubiri wanjye. Bivuze ngo ni ubwe uri mu karisiya, ni Kristo muzima uri mu karisiya ntagatifu. Nkuko twabyumvise no mu ndirimbo tumaze kuririmba, ni ukwemera kubihamya. Abakristo tugomba kwemera ko Kristo ari muzima, mu gisa n'umugati no mu gisa na divayi gihinduka umubiri we n'amaraso ye. Ni muzima, arahari wese. Nk'abakristo tugomba kubyemera kuko niwe ubiduhamiriza, niwe ubyemeza. Bavandimwe, Yesu Kristo atubera ifunguro, ariko kandi tugomba kugira uburyo tumuhabwa, kumwitegura neza kugira ngo turusheho kumuhabwa. Mu rugendo turimo rero dukeneye guhazwa nawe kugira ngo tugire imbaraga z'ubuzima. Niwe rwose ni muzima, ariko ikibazo tugira akenshi tumuhabwa nabi. Akenshi abantu ugasanga tuza guhazwa, abantu bameze nk'abaje kwivuza. Reka ngende mazina naraye ndose nabi, ntago meze neza, yenda Yesu ndebe ko. Ntago tugomba kumuhabwa gusa nk'abaje kwivuza, oya. Tugomba kugira inyota tukamukumbura, tukumva ko dukumbuye guhabwa Yesu. Ntago tuje kubera ko tuje kwivuza kwa Yesu Kristo, hanyuma ngo nidutaha numva bwabo bari butakize vuge ngo buriya ntabwo namuhawe. Oya, ntago tugomba kumufata nkaho tumuhabwa nk'abantu baje kwivuza. Ibyo ni ukumuhabwa nabi. Tugomba kuba twiteguye rwose. Ari mu Kristo igize nza gushyingira abageni ahangaha. Muri abo bageni harimo babandi ari waravuye muri ndi torero, ariko nawe yariteguwe agomba guhazwa ku munsi wa mariage. Nuko igihe namuhazaga mubiri n'amaraso bya Kristo, asomye ku maraso ya Kristo, numva aravuze ngo kwa jina la Yesu. Nuko komeza igitambo cy'ukarisiya, dusohotse ndamubaza nese byakugendekeye bite? Ngo padi, ngo munywe ibisindisha kuri aritari. Urumva uwo muntu ntiwamurenganya, ntago nzi uburyo yari yarateguwe. Abantu bagomba kuza guhazwa biteguye, bariteguye neza kwakira Yesu Kristo. Undi munsi nanone abana nk'aba ngaba bicaye hano imbere yari yahawe, nuko kumuhaza musomya ku maraso ya Kristo. Bona asubiye yakambije agahanga, ntazi ukuntu byagenze. Ageze aho ababyeyi bari atangira guseka. Nuko mbona ababyeyi nabo bamubaza uko bimeze. Noneho tugeze hanze mbaza ababyeyi nese uriya mwana byamugendekeye bite? Yabwiye ko yumvise byamugendekeye bite, ko nabonaga hari ikintu kidasanzwe. Umwana ababyeyi barambwira ngo yababwiye ngo padiri ngo yamuhaye ngo kuri ya nzoga ya dadi. Se rero aza kumbwira ko ngo yari yarigeze kumusomya kuri vendomese, ngo ari mu rugo kandi akakunda kuyinywa. Umwana rero ngo padiri yansomeje kuri ya nzoga ya dadi. Bavandimwe, ndagira ngo twumve neza agaciro k'isakramento ritagatifu. Ntabwo ari inzoga ya dadi, ntabwo ari umugati wa wundi capati, oya, ni Yesu wese muzima.
ubyemera arahirwa. Guhahirwa abatumiwe he? Ku meza yande ya Nyagasani. Arahirwa ubyemera. Nukwemera kubihamya, nukwemera kubihamya, arahirwa ubyemera, akemera ko Kristo ari muzima kandi amuhabwa wese. Uko kumuhabwa rero bavandimwe, cyangwa ukarisiya twizihiza kuri uyu munsi, iryo sakramento ritagatifu duhimbaza twizihiza kuri uyu munsi, ntabwo turitandukanya n'igitambo cy'ukarisiya dutura buri munsi. Uko Yezu Kristo ubwe nuvuga ngo iki ni umubiri wanjye, iki ni amaraso yanjye. Ibyo bibaho mu gihe dutura igitambo cy'ukarisiya, aho twizihiza nanone Pasika ya Kristo wababaye agapfa akazuka, ngo mujye mukora ibi munyibuka. Nibyo dukora buri munsi, dusubira muri ya magambo Yezu Kristo ubwe yavuze, kuko ari ubwe wituraho igitambo gitagatifu, igitambo cy'ukarisiya. Ntabwo rero tugomba gutandukanya ukarisiya n'igitambo cy'ukarisiya, igitambo gitagatifu, misa dutura umunsi buri munsi. Niyo mpamvu mu Kristo kugira ngo yitegure guhabwa neza Yezu Kristo muzima, agomba no gutega amatwi ijambo ry'Imana. Habaho kumanyura ijambo tukarihabwa. Ijambo ry'Imana naryo turarimanyura tukarihabwa, tukarinyunguta, tukarimira, tukaryakira, tukaryoherwa naryo kugira ngo dutegure kwakira Yezu Kristo tuza guhabwa mu isakramento itagatifu ry'ukarisiya. Kristo Yezu akuzwe bavandimwe. Ntabwo tumiragura oya, ahubwo turitegura. Niyo mpamvu abakristo tugomba kuza tukaba twiteguye. Umuntu ntaze asange duteze igihe cyo guhazwa azirukanka aje guhazwa. Oya, byo ntabwo ari byo bavandimwe. Agomba kuba yiteguye, tukabyitegura mese mbere umunsi ubanziriza kwa gatandatu. Umuntu akaba yatangiye kwitegura ko nzajya mu misa, nzajya gusenga umunsi w'icyumweru gutura igitambo cy'ukarisiya. Akaba yiteguye, maze agera ku gihe agatega amatwi ijambo ry'Imana rikamutegura, rikamucengera, maze akaza kuza gushimira Imana ahabwa Yezu muzima, maze akamutahana mu mutima, agenda ashingiza Imana kandi amutahana mu rugo iwe. Bavandimwe, nimuze twegerana ameza matagatifu, umutima usukuye kandi ukwemera, kugira ngo twakire Nyagasani feza na zahabu zacu ku bidafite umumaro, bidashobora kutumara inzara nk'uko umuhanuzi Isaya bivuga, ahubwo twemere Kristo atwitungire, atwigarurire. Hahirwa abatumiwe ku meza ya Nyagasani. Bavandimwe, Yezu Kristo ubwe aradutumira, ariko natwe mureke tumutumire ku meza yacu iwacu mu rugo. Muribuka baba bigishwa ba Emawusi, ubwo Yezu yarageze ashaka kwikomereza, baragize bati gumana natwe Nyagasani. Ngo maze igihe bari ku meza amanya umugati, amaso yabo arafunguka. Natwe rero uyu munsi bavandimwe, Yezu Kristo duhabwa tumujyane iwacu ku meza iwacu, tumubwire tutigumana natwe Nyagasani, maze atahe iwacu mu ngo zacu. Bityo adufashe natwe kumanyura hamwe umugati mu ngo zacu, rya funguro ry'iwacu mu rugo ribifunguro ritumiwemo Yezu Kristo, kuko buri wese amuhabwa. Adutumira ku meza ye akatwiha wese, agataha mu mitima yacu. Ari nako natwe dutumirana ku meza yacu iwacu mu rugo, uko twabyumvise, ahaza bose, natwe duhaze bagenzi bacu, dusangire n'abavandimwe, dusangire iwacu mu ngo, dusangire ku meza amwe. Kubera ko gusangira ku meza matagatifu iwacu tukamarana, ibyo bintu ntabwo bijyanye naho bihuriye bavandimwe. Icyama ngo Kristo duhabwa dusangira ku meza matagatifu adutera imbaraga kandi adutagatifuze, maze bityo ameza yacu dusangira iwacu mu rugo nayo ubwacu arushaho kuba matagatifu, tuyasangiranaho kubera ko tuyamutumiraho igihe tugiye kuyasangiriraho, kandi tugira umutima usangira n'abavandimwe. Bavandimwe, Yezu Kristo duhabwa aduhuriza twese hamwe nk'abana b'Imana.
akatugira umwe. Navuze ko mu ntangiriro dushimira Imana nta VIP iri aha ngaha, uza kumuhabwa wese aramwakira. Ntabwo avuga ngo uyu nguyu intoki ze zishobora kuba zihanda kubera ko uriya akoresha ikaramu ziranyerera, uriya uko wese umuntu azanye ikiganza aramwakira, uko uzanye ururimi rwawe uramwakira. Nta n'uyu n'umwe asubiza inyuma ngo dore wowe wambaye nabi, ntabwo wambaye neza. Uko Yezu Kristo icyo areba ni imitima yacu ashaka guturamo. Bavandimwe, twese rero aduhuriza hamwe. Uko twese duhabwa Kristo umwe, nako twese duhuriza icyerekezo kimwe, kugira ngo dukomeze tugendere hamwe nk'abana b'Imana duhuje icyerekezo, tuwe na Kristo kandi duhagijwe nawe, uko ari we soko y'imbaraga zacu. Unimureke duhinduke rero uwo duhawe. Kristo duhabwa, Kristo watwitangiye, Kristo urumuri rwacu, duhinduke uwo nguwo duhabwa. Uko atwitangira natwe twitangira abandi, uko arushaho kutwiha kugira ngo tugire ubuzima, natwe duhe ubuzima abavandimwe bagenzi bacu. Bavandimwe, ururimi rwakiriye Kristo rugera ururimi rusingiza Imana, bityo adufashe guhinduka koko kurushaho. Urwo rurimi rwakiriye Kristo rucike ku ngeso zo kuvuga abandi cyangwa se kubasenya, kuko ururimi burya rurasenya, ariko kandi nta n'ubwo ari cyo rwaremewe kurushaho gusingiza Imana. Ururimi rwacu, akanwa kacu, ikiganza cyakiriye Kristo kibe ikiganza gitanga umugisha, aho kuba ikiganza kimena amaraso, aho kuba ikiganza gikomeretsa, aho kuba ikiganza gikora amabi. Kristo duhabwa rero bavandimwe, Kristo twakira ahindure imibiri yacu, ahindure ingingo z'imibiri yacu, kugira ngo natwe ubwacu duhinduke uwo duhawe, maze aho tuba mu butumwa dukoreramo, aho turi hose tube intumwa za Kristo muzima, Kristo muzima mu isakaramentu itagatifu ry'Ukaristiya. Ubundi tumusange kenshi, tumusingize, tumushimire, tumushengerere, kuko tumutega amatwi, kuko yaratwihaye. Ni utubwira ngo duhinde kumwe namwe iminsi yose kugera ku ndunduro y'ibihe. Bavandimwe, twemere kwakira Kristo, tumutuze mu mitima yacu, tumwemera twiyoborere, tumwamamaze, tumushengerere, bityo uyu munsi wa none buri wese afungura umutima we kugira ngo Kristo atahe iwacu, aganze iwacu. Gumana natwe Nyagasani.